gucana amatoroshi muri kirigi turabafite ndabizi tugira abantu bitwigisha badafite iyo usubishwa ntacyo bafite iyo umuhanga ukamenya ujya kureba dogiteri kugira ngo usuzume amenye ko niba muri wowe harimo umwana iyo wicaranye mu wakoze kuza kwisuzumisha iteraniro ekografi y'ijuru n'ibiteraniro akazi karatangiye no guteraniro ndamwumva no guteraniro buri wese agiye gukorwaho buri wese agiye kureba buri wese agiye gusuzumwa buri wese agiye kureberwa. Haleluya. Ntabwo wabwiye ngo hari amasengesho y'isi itatu, ntabwo wabwiye ngo kuwa kane barasenga. Amakuru make mfite ku kwezi kuraryana ku kwezi. Amakuru make mfite ku kwezi no ku kwezi gushobora kuba gutesha umutwe. Hari n'akantu bagura niba ari icyatanu niba ari bibiri buri kwezi iyo mwigisha mu bushakashatsi akantu bagura buri kwezi abantu bajya mu kwezi. Uriya abagabo n'abasore bahise bavuga ngo Imana ishimwe ngo yaturutse ukwezi. Muzi ko n'abagabo n'abasore basigaye bagira ukwezi? Uti ukwezi kw'inzu, ukwezi kw'ibishingwe, ukwezi kw'umutekano, ukwezi kwa mituweli, ukwezi kw'imisoro. Wihanganira uriya wese ageze muri zaburi ya mbere aravuga ngo wahindura udakurikiza. Ageze muri zaburi ya 32 aravuga ngo wahindura ubabaye. Ageze muri 65 muri zaburi aravuga ngo wahindura Uwiteka atoranya bakabwira Yesu. Muri zaburi ya 82 aravuga ngo wahindura ufite mu mitima wizira z'isiyo niyo bageze mu gikombe cyitwa ngo bagihindura nk'agasore. Ereka cumi na karindwi yaravuga ngo hari umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Matayo 5:8 yaravuze ngo hahirwa imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Imana ibahogisha tugeze mu kanya keza ko kugira ngo twakire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo duhaguruke dufatikanye kwakira ijambo ry'Imana, twakire n'umukozi w'Imana. Umunsi umugisha wo kubana na Boniface, reka tumwakire dukorera Imana amashyi, dukorera Imana amashyi. Imana y'amahoro n'umugisha. Ijambo ry'Imana urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, basoma ibice 4. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto ibice 4, basoma umurongo 16 ibice 4. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, some n'umurongo 16. Kadusome 4:16 mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Nicyo gituma tudacogora, kandi n'ubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Amen. Kandi mbere nasubiremo, nicyo gituma tudacogora, kandi n'ubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Amen. Urwandiko rukurikira yandikiye Abagalatiya birakurikirana n'urwandiko rwa kabiri impapuro nke y'uhindura
ibice bibiri dusoma umurongo wa 20 yaho yonyine, 2:20 Abagalatiya mu rwandiko na Pawulo yanditse, dusome 2:20. Haravuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ndasubiramo, nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Amen. Bibiliya turavuga gusoma, turasoma ahandi hamwe mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ni hirya ugana ku byahishuwe, hari nka paji ya 246, urwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:12. Dusome urwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:12. Some 5:12 mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Haravuze ngo ufite uwo mwana ni nawe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Naho ndasubiramo, ufite uwo mwana ni nawe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Nitwa Boniface, ndi umukristo muri ADEPR Sengeri Nyarugenge, ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ndi inshuti y'umugabo witwa Olivier usengera hano, niwe twaganiriye arambwira ngo sengera mu itorero ryitwa Betelehemu muri Nyamirambo, itorero ryiza bafite abantu beza, bafite umushumba mwiza, arabivuga cyane, arambwira ngo mfite icyifuzo cy'uko nibo bazagera iwacu, ubwo wavuze ko ari heza nta kibazo muzaza. Yaje yavuganye n'ababishinzwe, arambwira ari mu cyumba naza ari kuri 4, sanga ibyo yavuze nibyo, tugira ibihe byiza, bari bahari barabyibuka, ndigisha inyigisho isigaramo igice kimwe, ndavuga ngo muzaza kwishyura ideni, bivugana n'ababishinzwe, bambwira ko bazongera bakampamagara, ategereza ntibyahita bikunda. Mu minsi yashize ku telefoni impamagaye, arambwira ngo ushaka nzaza kubana namwe, ariko cyumweru asa naho bankumbuyeho gatoya, ko ntabwo babimbwiye mbere, sanga mfite izindi gahunda, ariko kubera ubucuti bwiza mfitanye na Olivier ndetse n'abo twabanye icyo gihe, ndabihuzahuza numva birakunze, Imana iciye inzira, none naje. Imana ishimwe. Abandi bantu benshi nzangaha Bernard nabonye isura ngo nasanzwe nyibona, sinzi aho ngizi, shobora nawe ntabwo tuziranye, ariko nawe ujya mwumva, ngo rero ngize umugisha ngo namwe turamenyana. None nawe birahagije, ndawukoresha neza. Nshaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo kwakira Yesu muri wowe ugahinduka. Kwakira Yesu muri wowe ugahinduka. Kwakira Yesu bizahinduka. Umashaka kuvuga Yesu muri iteraniro, abantu benshi barimo barashaka kuvuga imyenda kandi nta wambaye ubusa. Hari ibishusho bashaka ko Imana ifasha tukazigabanya. Turababwira amazu n'indi ubanza muri mwe ngo bamushakire. Inyigisho tugomba gushaka uburyo duhindura. Ibiryo bindubura, wenda ntiturya ibingana, ngo umufuka w'umuceri ukagura inusu, ariko twese turi umuceri. Tuzane turi umuceri. Shaka kubabwira Yesu. Kandi Nyamirambo tumukeneye cyane kurenza abandi. Mu matorero ya Nyamirambo, Assemblée de Dieu Nyamirambo, Rwabutabura, hano muri ibi bice nasanze mukeneye Yesu cyane kurenza abandi, kubera ko nabonye amatorero mu bice bya Nyamirambo n'ahandi hose, ariko nabonye amatorero mu bice bya Nyamirambo ufite abajene benshi, ufite urubyiruko rwinshi, tutababwira Yesu wo kukiri bato tukabona imyenda n'abagore. Hari ijambo bajya bita amahirwe, avuga ngo runaka bafite amahirwe yarahiriwe,
ariko umwanditsi wa Bibiliya yavuze abantu bahirwe, yavuze abanyamahirwe. Ndatangara Yakobo yandika kuri 12 yavuze umuntu w'ibi, yaravuze ngo abantu wihanganira ibimujya munsi. Yavuze muri Zaburi ya mbere aravuga ngo hari udakurikiza. Ageze muri Zaburi ya 32 aravuga ngo hahirwa ababari. Ageze muri 65 muri Zaburi aravuga ngo hahirwa Uwiteka atoranya bakabwira Yesu. Muri Zaburi ya 86 aravuga ngo hahirwa abafite mu mitima wizira z'isiyo niyo bagize mu gikombe cyitwa bagihindura amaso. Erega yaravuga ngo hari umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Matayo 5:8 yaravuze ngo hahirwa n'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Luka 5:5 yaravuze ngo hahirwa uwizeye kuko ibyo yavuze Imana izasohoza. Ibyahishwe 12:13 haranditse ngo nikamuhereye none hahirwa bakabapfira umwuka nawe waruhuka imiruho n'imihago kuko imirimo yawe inyuma yawe ibaherekeje. Ushaka kubabwira Yesu n'iterambere, kwakira Yesu bizana impinduka uri wowe. Mfite abantu bavuga ngo bakiriye Yesu ariko batigeze bahinduka. Bareba uko barebaga, barya uko baryaga, bambara uko bambaraga, bitwara uko niba nta mpinduka yakubayeho. Umaze kwakira Yesu ntabwo urabanje. Kwakira Yesu bizana impinduka mu buzima. Muvuge kwa Haleluya. Yesu sinzi ko mumuzi. Ikibazo cy'abantu bumva Yesu ariko batamuzi. Baramumva, baramuvuga ariko ntabwo bamuzi. Nta muntu uri aha ngaho ugenda niba ntarafite ikibazo utazi itariki yavukiyemo, kuko niyo watereye ivi urayizi, niyo wubakiye inzu urayizi, niyo waziye i Kigali. Ntabwo mwese mwambukiye Kigali haviremo Nyabugogo nyine ifite ishashi y'icyatsi kibisi n'ukarengane itariki murayazi, itariki wakoreye graduation urayizi, ariko ukaba utazi itariki wakiriye Yesu. Niba hari umuntu uteye ubwoba utazi itariki yakiriweho, muri 5 uravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwa. Ubwo Yesu yinjiraga arinjira ajya muri twe. Ushaka kuvuga Yesu uri muri afite abantu bafite Yesu ubariho ariko utabarimo. Iyo Yesu akuriho atakurimo ntabwo bikugiraho imbaraga. Ikikugiraho imbaraga ni ikikurimo, si ikikuri. Ese uri kumva? Iyo Yesu amaze kwinjira muri wowe akurimo, niyo tumukubwira ntabwo tuvunika kubera ko akurimo. Kubwira umuntu ibintu bimurimo yumva. Niba ubutumwa mbona dufite, ekageza mugenzi wawe muhobere mubwire gukubita. Iyo Yesu akurimo bakunyeganyeza wenyine, afite imbaraga zo kukunyeganyeza batakunyeganyeza. Iyo Yesu akurimo ntabwo ngo turakudeka uri muri wowe. Bambaye babaye mu cyaro indwara z'amavunja, barwaye amavunja. Iyo ivunja ryinjiraga mu yino imbaraga zikinjiramo, abantu barahekubiramo, haribyo twitaga gusenga. Iyo byageragamo imbere umvaga ryari kubera ryinjiye cyageze mu mubiri. Iyo Yesu yamaze kwinjira muri twe, haleluya, ubuzima bwacu burahinduka. Bifashishije urugero kugira ngo uze kumva. Nibuka amagambo twasomye, Pawulo yabwiye ko nyuma yabwiye ngo umuntu wacu asaza, hari undi muntu uri muri twe uri imbere. Niba ibiciro byazamuka, uyu yahinduka. Nubwo umugabo yakwanga, uyu yahinduka. Nubwo minerivare yabura, uyu uri imbere muri twe atuma duhora duhinduka amashyi. Yabwiye Abagalatiya, yababwiye
njye muri njye niyo nambaye numva nambariye uri muri njye niyo njya numva ndi kurya uri muri njye ibyo nkora bikora uri muri njye. Yohana yavuze ngo ufite uwo mwana umufite niwe ufite ubugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo agize ate. naho umufasha tubyumve neza, igitsina gore kitari cyashaka cyose bacyita umukobwa. siko bavuga utarashaka bose bamwita iki? yamaze gushaka bamwita iki? utarakizwa yitwa iki? ukijijwe yitwa iki? murumva izi mpinduka, murumva isitatu ukuntu ihindutse. umuntu yari umukobwa none abaye umugore, umuntu yari umupagani none abaye umukristo. uyu muntu uvuye mu cyiciro cy'abakobwa akajya mu cyiciro cy'abagore, hari ibintu agomba guhita asiga mu cyiciro cy'abakobwa automatic. dufite abantu babaye abagore ariko badashaka kuba abagore, icyitwara nk'abakobwa. dufite abantu bavuga ngo babaye abakristo ariko batavuye mu bupagani bacyabara abapagani. iyo umuntu yari umukobwa akaba umugore byanga bikunda, ugomba guhindura indoro, ugomba guhindura imirebere, imisokoreze, imyambarire n'imigendere igomba guhinduka. n'inshuti n'icyiciro cy'abakobwa ugomba gushaka uburyo ushaka abamama ukajya ugendana nabo uvuye mu cyiciro cy'abakobwa. icyo udashaka guhinduka, icyo udashaka gukura. babwiye abantu ejo bundi abajene cyo niba hari ibintu bihenze ku isoko, imyenda y'abana. kubera iki? abakobwa bakuru bose bari kwambara imyenda y'abana. ntabwo abantu bashaka gukura, ntabwo abantu bashaka guhinduka. kwakira Yesu bizana impinduka. sinzi ko ubutumwa buraza kuvuga kubera ko burakomeye. Kigali tudafite Yesu, tatuze Yesu wa muzoga wasamana wamutiranye, ntabwo tutabikora. ari muri twe, ari muri twe, ntabwo tugasokoza abantu, ari muri twe, ntabitwemerera. Haleluya! Ari muri twe, ntabitwemerera. Hatatwemerera kwica Kristo muri Betelehemu, wuzuye umwuka wera, ufite Yesu muri we, kajya ku marangi kumwigikoma, ku marangi ku masera. Ntabwo byemerewe, ntabwo byemerewe, ntabwo byemerewe. uri muri we ntabwo byemera, ntabwo byemerewe, ntabwo byemerewe, ntabwo ari ibi bitemerewe. uri muri we harakwemerera kwica. Ataruzi kitsa ku mavi, ntabwo zitatubera, zatubera, ariko ntabwo hari ibintu tutemerewe. uranyumvise? uyu mugore uvuye mu cyiciro cy'abakobwa ubaye umugore, iyo ageze ku mugabo atangira kugendera ku mabwiriza asanze mu rugo rw'umugabo. umugabo aramubwira ati rero ugeze aha ngaha amasaha yo gutaha ntaya, saba wajya kujya mugomba kuyihindura. iyo umuntu yari umupagani akaba umukristo, Kristo akavuga ngo ndakwakira, ahita abona umurongo agomba kugendera. mu masezerano menshi uyu mugore ahita yakira kigera ku mugabo. haba isezerano rikunda kuvuga ngo mwana wanjye nzaguha abana, nushaka uzabyara. hari ugera ku mugabo mu mwanya automatique agahita asama. iyo asamye muri we haba hagiye n'undi muntu. uyu mwana winjiye muri we agereranywa na Kristo yatwinjiyemo. uyu mwana iyo agezemo ahita abwira nyina ngo tugiye kubana amezi 9. waba unyumva waba utanyumva, ukimara kumva nigezemo ibintu by'ibikabyo bagira, akajagari bagira, amagambo bagira, ukimara kumva ugezemo ibintu byose tujya kubirora. Yesu akikugeraho kabugira
Abantu bakiriye Yesu amagambo yaragabanutse, ikabyo byarashize. Uzarebe hari abagore basama inda bari bikara agahitamo inzobe, hari usama yari inzobe agahitamo igikara. Kubera iki? Kuko Yesu agusanga isika gusa. Haleluya! Iyo wasamye rero Imana akageraho arabimenya. Umugore agira ati ntabwo wasama akabera ko yasamye. Haburinjije gute? Umugore wese usabye yasabye arabimenya. Iki kibimubwira, ikintu cya mbere kibimubwira. Abantu bari hano bizi, abagore n'abakobwa bari hano, hari ikintu bajya bita ukwezi kw'abagore cyangwa ukwezi kw'abakobwa. Iyo umuntu asamye ukwezi kurahagarara, sibyo? Kandi ukwezi kurasiteresa. Sinjya ajya mu kwezi, ariko amakuru make mfite ku kwezi, ukwezi kuraryana akagira ukwezi. Amakuru make mfite ku kwezi, ko mu kwezi gushobora kuba gutesha umutwe. N'akantu bagura niba ari icyatanu, niba ari bibiri buri kwezi. Iyo ndaburigisha mu bushakashatsi, akantu bagura buri kwezi abantu bajya mu kwezi. Uriya abagabo n'abasore bahise bavuga Imana ishimwe ngo yaturitse ukwezi. Muzi ko n'abagabo n'abasore basigaye bagira ukwezi? Ukwezi kw'inzu, ukwezi kw'ibishingwe, ukwezi kw'umutekano, ukwezi kw'imisoro, ukwezi kw'abagabo bukomeye, ukwezi kw'abagabo. Muzi ukwezi kw'inzu y'ikigabo ukwezi. Esa muramurikiye? Ukwezi kurasiteresa cyane. Iyo umugore amaze gusama arabimenya, nari babwiye ko kimubwira ko yasamye ukwezi kurahagarara. Abantu bari hano bazi urugamba rw'ukwezi. Iyo ukwezi guhagaze, imibabaro yose irashira. Bivuze ngo iyo Yesu atugezemo, hari ukwezi aduhagarikira mu buzima. Hari stress z'ukwezi. Iyo Yesu yinjiye, hari icyaka kumara, hari ibintu amara muri wowe, ukwezi ugasigara wumva kubera ko ibihagarika ukwezi. Umugore w'umuhanga w'i Kigali iyo asamye ukwezi kugahagarara akumva ko ahagaze. Iyo ari umuhanga ajya kumuhima kureba Dogiteri Habyarimana Jean Claude, ajya kumuhima kureba Dogiteri w'abagore witwa Claude, ajya kumureba kugira ngo akore iki? Azane ekogarafi amupimire amenye kuko niba ari umwana w'umuntu yarasamye. Aho tugira abantu bagira ibintu bidayimoni bibabamo bibahindamo by'ibiyoka, ukagira ngo bakiriye abantu bagira ibintu bibazunguza tukagira ngo ni agakiza kandi atari. Iyo turabafite ndabizi tugira abantu bitwigisha badatwite, iyo uzurishwa ntacyo bafite. Iyo umuhanga ukamenya, ujya kureba Dogiteri kugira ngo usuzume amenye ko niba muri wowe harimo umwana. Iyo wicaranye ngo wakoze kuza kwisuzumisha, iri teraniro ekogarafi y'ijuru ry'ibitero, ekogarafi y'ijuru n'ibiteraniro, akazi karatangiye. Dogiteri n'ibiteraniro ndamwumva, Dogiteri n'ibiteraniro, buri wese agiye gukorwaho, buri wese agiye kumureba, buri wese agiye gusuzumwa, buri wese agiye kureberwa. Haleluya, haleluya. Ntabwo wabwiye ngo hari amasengesho y'isi itatu, ntabwo wabwiye ngo kuwa kane barasenga, wazaje kugira ngo Dogiteri abarebe ko niyo mpamvu aya materaniro abaho. Dogiteri mukuru aba ari hano kugira ngo abapimire amenye kuko niba mu nda hari ikintu kimwe. Uyu mugore wamusuzumye, Dogiteri akamushyiraho ekogarafi sinanayizi neza uko imeze, waguharira sikirini yerekana ngo bahita bakwerekeraho uko mu nda bimeze, akamubwira ngo mu nda yawe hari urusoro rw'amezi 3, reba kuri sikirini uko kameze, warasama. Uyu mugore yari umwana wa mbere menya ahita yuzuzwa. Uzi ko niyo mugore yagiye kwisuzumisha akakuza kuramutsa atuzi ibintu byambaye, ati niba kwakira Yesu biduha icyo kuvuga, biduha icyo kubwira isi. Haleluya! Dogiteri yamupimye rero arabwira ngo umwana wawe mu nda pozisiyo yicayemo arahengamye. Rimwe mu mezi 3 ujya uza
gusubiza umwana mu murongo. Hano hanze hari imena amavuta. Impamvu ubona duhora tugaruka no ku cyumweru tukaza, no ku wa kane tukaza, no muri niba tuye tukaza, ni uko hano hanze hari ibicurika bituma amavuta ameneka. Nubwo umuntu atitabira amateraniro akaba karahengamye, rero wahagera ukabona kubwiriza kumva abantu baherutse mu ijambo ry'Imana, baherutse ibihe byiza, kuko udafashwa arafashwa n'iki karahengamye, utazamura amaboko. Noneho haje ibintu by'ibirungo mu iteraniro. Abavuga ko natwe nyine kubera tuba tubona umwaka twikarumana, kuna abasore bishakira ibintu by'ibirungo, ubundi abahanga bavuga ko kera nta gitomati, inyanya ntabwo zaribwaga, byari ibiryo by'inyoni. Ariko kubera inzara abantu batangira kuyoboka bakabirya, ku buryo n'ibimene n'ibiki byose. Ibiryo bya kera ntabwo byajyagamo inyanya n'ibirungo. Bari gushyira inyanya mu mateke, bari gushyira inyanya mu masaka, bari gushyira inyanya mu bijumba, bari gushyira inyanya mu bikoro. Abantu ba kera baryaga ibiryo byabyo, ariko ubu kubera inzara yateye, inyanya mu muceri, inyanya mu ifiriti, inyanya ahantu hose. Urabona mu ijambo ry'Imana ikirungo cyabaye cyinshi. Mugabanye ibirungo, mugabanye ibirungo. Shaka ibyo cyane, mugabanye ibirungo. Ibyabeshi Kigali mwene, ibyabeshi Kigali. Zamura ibitambaro ngerageza cyane amatoroshi muri kiri giti. Uyu mujyi wazatuye mugabanye kandi ntabwo kubakira yagize icyo cyazanye, ariko ni gukurikira social media y'amazi, ni kureba izi kamera ziri mu rusengero bigabo bari mugabanye ushaka ibiryo byabyo, kurya ibiryo bigabanyije n'ibirungo. Kristo kubera kurya ibintu bya hehe barakuvuga ngo baramvuze, gusa bakuvuze kurusha. Kandi ikibazo ni uko bavuga ibintu byo mu kanaraka. Wewe wabavuze ngo urakodesha, abantu barakodesha, dore ntukorera. Ibyo bikubaza. Bongeye mu gitondo ngo bibaza ngo sinize, babize wowe. Rero babiri. Ari ibintu ugomba kugera ku rwego mukagira ibyo bibahuza. Iyo umukobwa yigeze abwira ngo umusengero waramuvuze mu itorero, yemere ko se nk'amazu mu musengero, ntabwira ngo se bakuvuze iki? Urumanya ngo nari mwiza muri itorero ngo bagiye mu diyakoni, bari ku muntu y'ukuri ngo bose ngo baravuga, mbwira icyo bakuvuga. Ngo bavuga ko n'umukobwa ngo mukuru ngo nigiye ukuze, ufite imyaka ingahe? Ati mfite 27. Barakubeshye. Ngo barakubeshye. Uretse ubwana, ubwo barakubeshye. Mugabo wa Kristo tubana nabo. Barabavuga. Kuki ushaka kubwira ngo wambaye neza wambara nabi? Habaye uramurikiye abatembera umutabikira bigari babande ikibazo cyose umurikire neza n'ibyo rwawe. Amen. Ndi kubaza biro ku rwego Yesu ari muri twe. Amen. Nuko tuzakira wakiriye Yesu ntaga avuga ngo bavuze uza amagambo bavuze Yesu bari bavuga yati Oketera mbya kitabuzaga ko kwezi gutatu kohereza umuto usubiza umwana mu murongo. Uyu mudamu yatandukanye na Dr. Sotsi. Kubera ko iyi nkuru ntabwo araza gutegereza ko umugabo ava mu kazi. Ntarategereza kugera kuri moto, ntarategereza kugera kuri taxi. Icyo akora mu isakame agakuraho telefone. Uzi nimero ashaka ni yanjye. Yashe. Bivuze ko uyu mwana afite se. Kristo twakiriye afite se. Ntabwo dutewe ko wari inzara y'ikigali isa w'umwana. Ntabwo dutewe ko wari umukobwa isa w'umwana. Ntabwo dutewe ko wari umushahara muke isa w'umwana. Umugore afite umugabo, afite na nimero y'umugabo. Ese muri kumva ibintu by'ukuntu cyangwa amazamuye cyane. Nubwo bitumvikana ubwire abantu kugira ngo umuntu bwabo akazi karasaba. Iyi nimero rero y'umugore yarigeze. Kandi ntabwo ibakomboza. Iyi nimero ibakomboza. Iyi nimero yasa n'umwana ibakomboza. Murayizi do. Itakuza gatatu yeremye kabaza do. Yagutabara. Ntabwo
bose zanga iyo mwitabye ahita abwira bati sheri ati ahantu uri tegeka burya uzamura amaboko umugabo atubaye iki ati Imana icyubahiro umugabo ati ko kuri mashini y'umuriro byinshi biravuga akazi kamereye nabi ati sinzi ibyabaye umugabo ati n'ibiki ati karimo agaki ati dogiteri amaze ku karimo agaki ati narasabye ati kandi ati nubwo dogiteri yabwiye umuntu agakobwa kandi rero yavuga ngo ushaka umukobwa umugabo ahita amubwira ati utari wakopa uyu munsi urarya iki urarya iki kurya neza ni Yesu kwambara neza ni Yesu gutura heza ni Yesu kubahwa ni Yesu haleluya 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 yaratwimanye Yesu Yesu ibihumbi sibana kandi sibana ai barabizi ejo ndiyaraturamire ariko Yesu neza Bosco nshuti yararirimbye aravuga ngo ushimwe umwami wanjye wo guhera ukaba aravuga ngo nabura ikisi ufite ndamuzwe kuko ufite ndashima ariko nabonye akashyigikira mugire mudanyuzwe tunga Yesu biranyuze muvuge ngo amen abatindi mutabe kandi yo basi ya 15 muvuge ngo amen chaka kubabwira impinduka eshanu zingahe impinduka eshanu umuntu wakiriye Yesu zibaho n'umuntu amaze kwakira Yesu automatique hari impinduka zibaho ni nyinshi ariko muri nyinshi nafashemo eshanu ibyo nshaka kubabwira ko umuntu wakiriye Yesu ikintu cya mbere kimubaho ikintu cya mbere kimuranga twamugereje n'umugore utwite iyo umwana amaze kugera ikintu cya mbere akorera aramubwira ngo kimara kuri ikintu cya mbere urakora dushaka bariyeri kuri wewe utemeze n'amasoni z'umubano shaka kubabwira ko kwakira Yesu bituma tutambara ngo twama kajya kubiza muri gospel igihe kimwe atarimo koka sifrasa izo kwastezi yana kimwe murabizi zigiye gutebe dutoya uhera bande bashoferi abagatebe gatoya mutu tugashoye modoka yuzuza sifrasa cyuma bitondo yo pasteur asigara n'agatebe kari bande ya shoferi turagenda tugenda ku gishushu basanga umukobwa uzi imodoka sizaragiye gusengera yambaye ibintu iteye ubwoba ugera ahangaha n'agasakame n'akabiri modoka ihagaze hasigaye ka gatebe ntabwo bari kuvaho urumva ko agomba kujya kwicara kuri ka gatebe ageze kuri ka gatebe asanga agatebe kugera ukwicaraho umanura akamaro kamwe akandi ugamanura uwakiriye Yesu ni ibintu ageze kuri ka gatebe akicara akaguru kamara akamanuramo hasi urageze ko kamanura akamanuye yaje ngo aho kugira ngo umanuke yarisite shoferi kwa imodoka turagenda tugeze kwa hafi yo kwaraduka se ikorosi rigana kuri stade shoferi ahindukiye gutya abona mu maguru y'abagabo shoferi atwara ahindukiye rero tugiye kugera kuri stade neza tugiye kuba kuba shoferi y'ibirungo abasaza bari mu byagara gusa abashoferi ubana biki gito tugiye gutera ubaye iki shoferi ahindukiye
umugira umujinya arafata wese kwimaka urabaza guhabanya iki nagenda kubabwira bakambara neza ntakambaye neza mwabana n'ababyeyi mwakambaye neza n'abasore mwakambaye neza n'ibiki byabafasha n'ibiki byaba umuntu muzima Imana yahaye amaboko abiri akajya ku mupira w'ukuboko umurikira n'iki cyabaye utuvuga cyangwa ko muzakumva hari abazamuvuga hari abanagiye gushobora mbere ngo ngende bose bakabona nta mavuta ko gifite ibyo naheze ko bwasiyo navuze ntabwo tuzabona ibyo gushaka izo mpamvu ufite Yesu muri we agira umwambaro mariye mwana w'ubwira ngo yambarira neza ikamubasa abintu wambara ntabwo kwita ku isi ufite Yesu muri we agira umwambaro utandukanye muze umwana ukigura imyenda ugitegeka imyenda y'abantu ukigura imyenda ukamwemerera umubyeyi ukamushorera yambaye ubusa ukamuzana ubusa ikibazo uzabibaza uranyumvise kandi kugira ngo babasane imyenda iramanitse hariya umuntu wakiriye Yesu muri cyapa kikuranga n'umwambaro mutandukanya n'abisi ambare nk'abakristo ambare nk'abantu kandi abasore bihano babwiye niba ugiye kurambagiza ukarambagiza umukobwa wawe ibyo kuvuga n'umugeza mu rwego rw'azana reka babwire ariko udakeneye wenda gutangira ari ibintu numva n'umukobwa muzima uriga muri beko muri wakijijwe Yesu utereka n'umuhungu wabuze ikibazo utazi gusohoza reka bawe umuze uzamujyana mu buzima kugira ngo dore ko Yesu ibeshyira Yesu mutima wanjye kuri Yesu gira ngo umuntu wakiriye Yesu aca bugufi agira ati uzareba ko muri Kigali badakoto batabasha abo dukoto bagira gira batabaye mu mukambaye abagenda bisize hejuru ngo twite yakabara umwana agezemo shaka kubera abafite bashabuze ariko bambizi tangaza yageze hano moto none sigaye n'imodoka sana pakatanye cyangwa kufika baraka Yesu yimureye none sigaye yakabikira harimo guca ibintu kayakana guca tubatorera cyane mu buzima sawa kugize tangaza ngo kubona akazi nako nawe ndakabera n'abakozi b'Imana ugabanye bikamugisha uratora amagara gusa telefone yawe uvuga abantu kwita barabatita timesaje tuzanye tudasubiza Yesu ari kuri wafite ikibazo Yesu ari muri twe abisaba guca ucishije kuva gushyira ikomeze ujya muri mugabo umuhanga iyo wemeye guca bugufi awushyira hejuru icyagatatu sinageze kure icyagatatu kirabo umuntu wakiriye Yesu muri we cyane kwadumiza n'umwambaro cyakabiri icyagatatu ni uguhurwa guhurwa cyangwa
ujye wirukana ahubwo mu mezi 9 ujye urya ibirungo inakabihaka ujye urya amakara ariko guhurwa birumvikana guhurwa umugore utwite arahurwa umuntu wakiriye Yesu arahurwa hari ibintu tutanga hari ibintu twanga atakumira uri muri twe ntakwemera hafi y'ubuzima akongera uri muri njye ntabwo aho uravuze ngo n'abandi ndavuga abihinduye arabona kuvuga byose niyo birembe mbona bimeze nk'amase niba ntacyo wahuze umaze kwakira Yesu abo mwakira Yesu atubwira tukagira ibyo twanga guhurwa kugira gute asabora kumbiza umuntu wakira Yesu agira ate twita umugore akubwiraga wenda ikintu cy'agafanga wenda kakoka umwana wabwira ati wese gakoka ntabwo amazi mu gikoma kumva ubuwe neza kitagira isuka neza nimuvuge kwanga wakiriye Yesu mu gikoma bisigi tukageza kandi tuvuga igikoma gituguye Yesu tujya kunywa tugafata cyangwa amazi kandi hari ibindi biranga uri muri twe ijisho riba ritwira ahubwo muvuge kwanga akabura numvise muvuge kwanga icyakagezeho icyakane cyangwa icyagatanu icyakane kugira ngo umuntu wakiriye Yesu arararikira aratwarira birumvikana urarikira gutwarira umugore utwite arararikira aratwarira yumva hari ibintu ashaka cyane uretse ibindi ingaruka zaza mu mukobwa wanjye madamu wanjye atwite umukobwa afite umugabo utwite Boniface madamu wanjye atwite mbere yararikiye amagi y'inyamugogo kumashyira hamwe yatwariye amagi y'inyamugogo kumashyira hamwe ariko ayo Imana muri Boniface iki atwite 2013 indi ritetse byaguragije mu cyaha cyane kimisagara kumashyira hamwe y'ijana kuva iwanjye kugeza kugera ugakora moto yari 800 akajya kugura ijana ategereje magana uri muri twe ibyo akeneye abazahabisanga ibimuhekura abazahubiri n'umuntu ngo yavuye hano agiye gusenga akanyari zika amagambo afite impamvu uri muri twe yavuye tega ibyuma tega icyamugu tega iumwane tega iri muri we niko yamutegetse nimutiririza reka amagambo abiriza bafite impamvu zitandukanye muri mako kuko bindi ari umwana akenera indirimbo akumva yavuga n'indirimbo yewe numva nakara indirimbo zo kugitabo uko zarabuze barakoze abanza kwituririmbiro zikajya mu rusengero zisanga n'indirimbo nta siporo mbere naza kugira ibibazo nawe iyo muri indirimbo zo kugitabo hari igihe muri gihe bafite inota mu ndirimbo zo kugitabo yantega agiye bisiri igitaramo ari kuri bitwa bera yavuye abariyamu y'abanyakabere bajya bari indirimbo zo mu gitabo gitaramo cy'ijoro saa 12 z'umugoroba kugeza saa 12 z'igitondo bari mu ndirimbo zo mu gitabo gusa bagakoma amashyi ukajya wumva muri wowe hari ibintu ugenda gufata wumva umwana uri muri wowe agomba kugerageza niba uticara wowe ukoresha ijambo ry'Imana ngo wumve ukumbuye indirimbo ngo wumve ukumbuye umuhanuzi ariko cyane kuva ku rwego umuntu abwira mu mwana niba utabikunda ufite ikibazo uri muri wowe agomba kutegera kumva ararikiye kugira ngo ariko ikibazo n'abakristo bose bararikiye gutunga agomba kubwira niba utanga kuki mutararikiye ko muri bitanga kuki mutararikiye kwezi numva ushaka kujya n'ubu ukararikiye kuki mutararikiye gusura abantu ugombe mugire ibintu murarikira nk'abana n'umugore wawe wabwira cyane masenge umugore wawe cyangwa ikirango kuba kigeze kubagira aratuwanya bahari ntihakumbuye bahari ntashaka uri muri twe bikabigenza kwakira Yesu muri we bizana impinduka ibyo niho ndaganira
arubahwa agira ngo niba hari abantu bubashye muri iyi si abantu ufite Yesu ari muri wowe nakurahiye Yesu n'umunyacubahiro tuwamwakira musuzumurike bari mu kitabo cy'ubwoko bw'ubuhetse basashwe kubera ko itwaye Yesu. Umuntu ufite Yesu muri we naribuze garuba akamubwira ko atwaye Yesu kwa mbere rero akabuza ubushize gahaga Yesu yigeze muri igihe cyo gusenga muri 2004 arambwira umwana wawe n'unyubahisha uzakubahisha ndabigerageza ndabikora rwose kandi n'umuntu bagerageza arambwira ngo kandi kibe kimwe n'unyubahisha uzagenda mu ndege hari ibintu twumva nyine bitewe n'akavukire n'ubuzima kumva ni wiri watu kugira uzagenda n'indege kandi ntabwo muri bari abasigiye muri bake Imana ni unyubahisha kuzagenda mu ndege. Ukwezi kwa gatatu umwaka ushize nagiye mu ndege 5 byaretse ariko Yesu nagiye mu ndege 5 mu kwezi Yesu yakujaza mu ndege. Yesu utagiye kurangura imbere y'Imana Yesu yakujaza mu ndege kujya ku ariko hamwe Yesu yakubahisha kujaza mu ndege utagiye wari umugozi umuntu agenda mu ndege ugiye kuvuga Yesu ugiye kuvuga Yesu uri kwibaza cyangwa muri ndege Yesu yakubahisha arahamagaye uvuye gufata passport numero 2 nanayifashe nawe ngiye mufite nabwiye madamu n'umugabo wo muri Kigali agira passport ubu dufite amasezerano yo kuri ndege yicaranye n'abo kandi reka mufite ikibazo Imana ikabura umwana wa mwana wese kubahisha nzakubize ukawushirana n'umuntu wabibuka byina ufite ikibazo agiye fata passport Imana ni by'ubwenge ikabara baramamaga umushumba aramagaye nazabwe uko kareze umushumba ngo itore bwa tuzataha usengero barakubonye kuri YouTube babonye rero batubwiriza babonye kuvuga Yesu neza Yesu yubaha neza abo yicubanye akaje hapo bakoresha kuvuga ubutumwa ugira passport Imana idesone nawe yegera umushumba arabwira ngo indege ukunda kugenda nayo ni ibi zirashize Arinzi cyangwa nzizoka nzisiba yakoka kujya kugenda ibyo kanisa bitabibuka Rwanda kujya ndabari mu kugenda na Rwanda iyo rabira ngo saba tuvuge ku murongo makuru azana kuma ducate tugiye ku kibuga cy'indege ko batujyagaze turebe itike ya indege izabuza n'izamusubizayo kuri WhatsApp uba aramira utubonye itike y'amatariki ku gatanu kazaza kuri umunsi wa gatanu w'uyu urabona ntacyo bitwaye afite uburere itike twamaze kwikabisha uzagenda gutwara passport nta bindi izagenda neza yaza kugira madamu Furaga Yesu arubahisha bite atuzagenda neza atuzajya inzagenda atabuze Imana ikabeshyashye nzamuri cyumweru arambwira ati rwose abakujyana imyenda myinshi arazinga imyenda agiye gushaka ikaba ashyiramo asanga nta gikapu cy'amapine ubure pasiporo ubure n'igikapu gerageza ese amubahisha ariko namaze kugira ibyo ukora kugira ngo usoze ibyo ukoreye nawe ubone ngenda mu gikapu cy'amapine ndazana apangamo imyenda kuwa kane nzagenda kuwa gatanu yabisezera umuyobozi w'abadiyakoni ntabwo yari afite urugendo asingira ikambara ivuga kuko bari bamenyere ko njya Nyabugogo yahise amaze ngo uzagenda n'iki nzagenda n'indege Yesu arubahisha nzagenda n'indege arambwira ngo nzakugeza i Kanombe ndacyamushaka arambwira ngo uretse no gutwara ndamubwira ngo mfite imodoka imeze Yesu nakubahisha nawe uzajya wiyubaha nakubahisha igenda ku modoka ubonye hari watereka kuteza ubuhamya arambwira ngo mfite murapfa ngo yamuha modeli inyereka ifoto yawe arambwira muri telefone ndambwira umusaza yagira kwitanobe baramwerekeza kugira ngo ufate amafoto ndinjira njya mu kibuga njya mu ndege ngere baragakira sanga bafate hoteli kuri sambanisha Muri hoteli umuryango wacu ntabwo yayo
2013 bandaza muri hoteli ushobora kuzibagirwa ku buzima bwawe bajyanye mu kiburenza abandi bazanye mu kiburenza abandi maze kumara n'icyumweru cyo gutera agahiro kiraza kumara ku modoka yaragiye kumara mu panisha nagiye muri vewiti tugiye gusenga no mu panisha ariko umugabo yaje kumara mu modoka nayo ntabwo ari vewiti hafi keza yasize mu modoka arangije abwira ngo modoka wageze se igihe ati bikugenda arabwira ngo hano iwanyu afite nivo eshatu arabwira ngo hano hasi ni amadipo n'amagaraje tujya muri nivo ya kabiri arabwira ngo hano muri kabiri niho njye n'abadamu n'abana dutuye turi kuzamuka tujya muri gatatu ni ibikorwa byo gukora nyamasheke rusizi muzi ibihumbi bimeze cyane tugeze muri gatatu hejuru usanga usanga intebe z'amatara tugiye kwicara ijambo yabwiye arambwira ngo karibu hano muri gatatu niho njya nakira abanyacyubahiro nkawe ndabwira yesu ngo nzingiye ni wowe uri muri njye ni wowe uri muri njye arambwira ngo karibu hano uzamara icyumweru tuzakoresha iriya telefone ya fisi uzaduhamagaraho kiriya funguro byo kunywa by'amoko yose kariya kabati karimo ibikoresho by'amasuku imodoka izajya gutwara iterambere rwego hariya hanze hano hanze hari abantu bafite yesu bafite n'ibintu ukaba uzajya ibintu bikamera gusa yesu arangije arambwira ati ubwe neza gasubira iwanjye kwikana aragaruka asiga muri saro yageze kuba arikuze kujya mu muryango igihe nicaye nikureba ayo matara nikureba izo ndabyo nikureba izo ntebe numva arakomanze ku bibika arambwira ngo mbabare ngo nari ngenda kweretse amazi gukarabira ugiye ushobora gukenera koga ngiye muri stade nanabwo mbonye amazi ntakoga ati dore icyumba uraryamamo dushe irafatanya n'iki cyumba ujya kwinjira muri dushe cyo gukaraba ushaka koga amazi ashyushye urebe hejuru kuryama mbere yo kwinjira ukande ku buto y'umutuku ihari ushaka koga kogesha ukande ku mweru jya gufata isuku kuba ntabyibagirwa yesu arubahiriza ndakimbura mbiraga ndamusanga ko buri wese ubu ifite akandi kavuga ngo ndagakanda yaga ibitugu bitamupa niba kabira gusa kugenda reka aza akakibazo ndakumpasubira hanze ujye mukanda kumweru uze kuyakunda kode ariko nakoze udushya ubita kumaterekera yesu akanda umweru ndaza nyamudafungura ntega ibitugu haza amazi akonje ndakumva itanibuka nkarabira inyuma y'inzu ibintu byibagirwa yesu yari mu buzima bwacu maze gukaraba rero iruhande rw'idushe kukundi ubonamo ikintu gikoze mu birahure kimeze nk'igifirigo gikoze mu birahure tugurukamo yinjiramo kumira icyo gisume mpagaze no amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu zaguye kugukorera ibyabona ibyo bituma imbere y'umuhanda rwose bifuza ubwitera ashimwe katuri mu gitero cya kabiri icyo gituma umutima wanjye utazatira razareka ubugingo bwanjye ngo buzire
bitatu soza kakanya kuvuga inama. Amen. Muri dushaho hanakuriye ya mu cyumba cyo kuryama mugeze gusanga mu kigeragezo cy'Imana. Asanga n'itana baragishashe n'abakina ubusego uberwa hepfo makoreka. Ibi tuvuga kuri bureke bwo Yesu arwaje. Itana hamse wase uberwa hepfo mu rwanda. Muko Satana n'urugo. Ijwi rirambwira ngo bamusigiye telefone ya fix. Bamubwira ko ikibazo cyose uraba ugiye kubahamagara ukababwira ko wabasha ukuri kose atari Yesu wase adakunze Yesu niwe wase ijwi rirambwira ngo guhamagara ukabwira ko wabasha genda gana kuri fix ni kugenda gana kuri telefone imunyujijemo irambwira atari kose rero muri stade ubona tubwira abantu uzawushye gushyiraho baba ku internet asanga bashashe kawushyira niba naracuba niba narabyama simbize ko amaze icyo kwegera ariko ngo Yesu arwahisha ngo amen niba uburyo mbaye mudende shaka mu kwezi kumwe ndege ya banagiye kubara kugira ngo kuvuga kide baza indabo bishesha ntafu muri bari bashesha ntafu Yesu arwahisha Nubwo ntabwo bazazi kuzajya kwa rusoro ukiriho bazazi. Yes. Kandi bakanaziza. Nabwiye ngo hari indwara ikira kuko nyira yahivu. Maze umuntu afite indwara yarakomeretse mu gihe uramurira anniversaire y'igahunda. Abuze amaguru ya keke. Ako mufite ikibazo. Agora
amakazi imbere uriya murongo uzawitondere ushobora kutumenera amavuta kubera umuntu wenda amakazi imbere ese n'amasuzuguro mbaye ariko ndabacukuza mu cyangwa urabatora n'ubwari bamubwiwe neza n'ijwi rituje nta bwoba nta gihunga ntambwira ngo ndiwe ufite Yesu witonda amaze asema mu Munyarwanda ati kubera iki mwese kumenya amategeko y'abakozi yazo y'uwo utavuga ku bantu batandukanye harimo abasaza harimo abakecuru uratambutse uraje uhagaze imbere uramukije ubwiye ko witaba guhereza umwanya ufite inzu urahagarara uri Umunyarwanda kandi ati ko uraje twese n'abasirikare arambwira ngo wowe uri icyo kibazo n'Umunyarwanda arambwira ni yego arambwira ati niba uri nawe ushobora bose imodoka mu rugo uko nawe amategeko y'ahantu ntabwo yazi umuntu aryijije kubyo batambutse abantu bangana batya nza kumuhagarara imbere udafite impamvu ihahagaritse reba hano ntabwo rero atwite atwusiye kubibaza nuko nawe arambwira ngo kandi kuri munsi n'uburyo umuntu wakorera hasi wakira umushumba w'itorero yegere hano hino adufashe gusenga atubwire Imana ngo dukeneye gutunga Yesu akaba muri twe kandi umuntu uri teraye ukaba wakira abakire izina rya Yesu muri Imana amen.